none se ngo urasoma wari uri gusoma inkuru nkaho yabaye kera kandi iyi story urabona ko ari gusoma neza n'igifaransa n'icyongereza mu mbabarire. Okay, niriyo reka nyibasomere sibyo. Hello Godfather, ibi bintu byose byabaye nabyireberaga n'amaso ndetse na mbere yuko Ben aza kurare natwari kumwe. Uko byagenze rero ngo Ben agambanirwe byakozwe na Nopuja nyuma yaho The Ben abonye ko Symphony twawe yamugiriye inama yo gukora live muri studio ya Country Record. Nopuja afite ibyuma byari live kuri studio, icyo yashakaga nuko bikoreshwa akishyurwa. Muyoboke nawe wari uri kureba percentage ye muri show arakuramo, birengagije performance ya Ben. Uburebye ba bantu bose bamugendaga inyuma barapostinze video zitagira caption kubera gucinya inkoro, ntibamubwiza ukuri. I know what's happening to him, but nta muntu wo kumukebura afite. Unarebye uko influencers cyangwa abanyamakuru bafashwe mu kwinjira wakumirwa. That's it. Ibyo bintu ariko ngira ngo urabona ko nari narangije kubivugaho ngewe nari cyane. Ahangaha urimo kunyumva The Ben kambereke video The Ben ari kurira ariko nanjye none sibyo bihuriye he nibyo tuvuye gusoma ariko sobanura ibingi bari gusobanura ibingi bibaye icyo bari gusobanura ibingi ndi kukwereka wa muganura umufana wa Bruce Melody man. Reka ikibazo rero ntabwo nawe ntushobotse, ndakubwiye hari video mutigeze mubona. Reba hano tuvuye gusoma ibintu bishaka kwa ariko se wabonetse ko ari kwisobanura byo kurira man. Ndakubwiye ngiye kukwereka The Ben ari gusobanura ibingi by'iyi post. Reka mbikwereke. Rega muzamu ntawe mufite muzajya muzampungira nzabazwa nka roho mbi dore gifite n'isoni kiri kubivuga. Post se Godfa reba hano nakoze playback that was live it looked sinzi kujikwisha concert za Chris Brown sawa nyine one of the greats ever nimukwisha concert za Neyo waherutse na those are called loops. You loop ikintu and then kigasigana no groove y'ibyo wateguye and then you sing over it. So maybe you need some more cardio when that's on ubutaha ariko we did what we had to do and I think ni ibintu bisaba ubusobanuro burenze ubwongo ariko do playback not at all. Abona kumbazi ishobora kuri nawe wenyine tu to be honest niwe wenyine ko muri crowd musiko nagiye kurira we with the crowd. So now kuchi performance wumve nabo twakoze playback live ili looked sinzi kujikwisha concert za Chris Brown sawa Brown we kuramo nimukwisha Chris wabyumvishe kuramo urabyumvishe umva ibyo bintu byo kuvuga ati looped niki it's kind of semi live izijyari bityo semi live ni kwa kundi bashobora kuzana gitari sibyo bakazana n'umupianiste noneho bakazana CD producer yakoze bakuyemo amajwi. Ibyo bintu The Ben arabikunda cyane like hari ukuntu nyine yaba afite n'ibyo iboro kandi Bruce Melody nawe Bruce Melody bintu akunda live iri like iri clean iri dry. Nta Bruce Melody ntabwo ashiramo semi live at all. So rero it makes a lot of sense to me ko ibyo nabyo ni ikindi kintu nacyo mvuga. The Ben afite team mbi, very bad team, a very bad team. Like abantu abajyanama be first of all bafite mu mutwe hakera bafite mu man na abantu batazi gufunguka mu mutwe ngo barebe ikintu kirimo The Ben. Ibyo bintu ngoma mbikubwira I'm pretty sure nibyo ibyo bintu it's true. Like bashobora kureba bagahita bavuga ati kozi nka last year Nobuja yavuyemo mu bintu bya Ben abivamo aravuga ati simbishaka kubera yari yasabye amafaranga ngo yumvaga ko azabona amafaranga menshi ariko basanga ko ntago bagombaga kuyamuha n'iki. So urumva ko Nobuja ari umuntu ureba amafaranga cyane. Rero iyo comment iyo nuza message bari bakwandikiye it has like it makes sense to me. Like it kind of makes sense to me like in a way like ntabwo nabihamya ariko it kind of makes sense to me because nziko Nobuja akunda amafaranga. Rero I don't see kubera iki mwaba muzi ko mufite competitor cause ngenda bizi man
njyewe Bruce Melody aza hano, Bruce Melody yaje hano muri Canada, tugenda ahantu, ibi ntabwo nari kubivuga, ntabwo njya mvuga ibintu byose, ariko ndaza kubivuga. Tugenda ahantu muri Toronto, abantu ntibaguze amatike man. Abantu ntabwo baguze amatike, banze kugura amatike, haza abantu bakeya, hafi performing abantu nka 200. Ariko mu bantu 200 Bruce Melody twaramubwiye Bruce Melody, abantu 200 ko atari benshi, kubera iki utabakubita playback vuba ugahita ugenda. Bruce Melody yaranze aravuga ati reka njyewe ngomba gusaba go performing live. Tubwe abantu 200 uranze ati rega njyewe ngomba go performing live, ntabwo mbyemera. Nukuvuga ko ibyo bintu kandi byose twaragendaga Bruce Melody ntashobora kwemera ku performing performing live. Noneho nukuvuga ko abantu bo mu ikipe ya The Ben bagomba kuba babizi ko Bruce Melody akunda live nta n'ikintu kinashobora gukora. Rero wowe nyiri gukompeta ntabwo ushobora kumenya ko ni nayo mpamvu baguze Symphony. Buriya Bruce Melody yaguze Symphony kubera arabizi niba agiye gukora live nziza akeneye araza kugura Symphony kandi ayobrije no kudaperformingira nde The Ben. Sasa rero impamvu nkubwira ko team ya The Ben ari mbi, ibyo bintu byose bagomba kuba babizi, noneho bagahita bavuga turabizi, twaranje kumenya ko Bruce Melody baguze Nuza Symphony. We have to make sure we collect a lot of talented people, guitarists, pianists, abantu bose baba vocalist, backups bande bakaza bagafasha The Ben kuri stage. Kubera last year The Ben yari yakoresheje Symphony, iyo team ya The Ben ntabyo yakoze, nta nubwo yabitekereje. Niyo mpamvu The Ben live ye ishobora kuba yumvikanye nabi, ishobora kuba yakoze na semi live cyangwa ibyo yavuze ngo looping. Ibi The Ben nta nguma mbimubwira, mwamubwira The Ben your team is fucked up man, your team is fucked up, abo bantu bameze nkaho batagukunda. The Ben nta team agira. The Ben kaze ngusobanurire ubona bujuri kuvuga. The Ben yamusabye imbabazi ejo bundi nyuma y'igitaramo cyabereye muri arena. Urimo kumva kira gitaramo cyabaye ejo bundi, bivugwa ko n'umushoramari washize amafaranga muri bya bintu ari Nobuja wamuzanye. Urimo kunyumva? Barangije bamuyoboke baramufata bajugunya Nobuja hanze. Nobuja yari yaragiye bongeye kumusaba imbabazi ejo bundi agaruka ejo bundi. Igikorwa nyuma y'ibyo byose gikoma Nobuja yongeye gukorana na The Ben ni indirimbo basohoye ejo bundi. Mani byari byoroshye kugenda i Burundi bagakura y'abana bazi gukubita amagikozi. Burundi baruzuye, hari urakata hari baruzuye, abana bazi kuvuza gitari, bazi kuvuza amapiano, bazi kuvuza ntuza, bari kuvuza bro, bakaza bakarushana Symphony. Ariko nobody is creative, nobody is Dumba no mu Rwanda ntago ari ngo ujye Burundi man, hari abandi banariga Nyundo isohora abana b'abahanga bazi amabanda akomeye. Mu Rwanda hari izindi bande zikomeye, ahubwo nyine ni cya kintu wavuze cyuko uyu twika urumva ni wowe uhora witabazwa. Ariko mu Rwanda abana bazi gucuranga birenze banarenze byatari bagiye basohoka nyine kuri promotion izindi zagiye zikurikira Symphony. Imagine babahari no se bande bita Sebeya, bande bita Sebeya iriya yabanjirije ba Symphony yakoraga muri Guma mbere, si igihari, baracyahari iriya bande iracyahari. Ariko kuko bo badatwika batagitwika nyine ntago nyine abantu babareba. Nibyo rero uri kuvuga nyine biba bijyanye nyine na team management to The Ben natagira team iri strong ararangiye. Ariko do no ofite njyewe nagize defo yo kutareba narebe part ya Bruce Melody. Mane numva uzi ko byanjemo no mu bwavuga ati none se Dumba niba Bruce Melody acurangishije Symphony ubicyo ugiye kureba ni iki? Hiyo niba Bruce Melody acurangishije Symphony kandi nkaba mbizi neza ko bagiye kujya kuri stage mbizi ko Symphony itazacurangira Ben. Ikindi nari ntegereje kureba kuri The Ben ko namubonye last year yari kuririmba Nuza Habibi. I saw it last year the same day man. I'm not gonna fucking be sitting on the first every time ndimo ndareba Habibi noneho bayicurangana nabi Symphony itarimo. I was like ntacyo nahise nirya, mfashe telefone nanyifishe gute ndyame nisasinzira. wahise wisinzirira? Sinisinzira, telefone iri mu ntoki narebye bya Bruce mfatamo numvaga mu mutwe wanjye bitarimo biraza ibyo ntegereje, ntago byari birimo biraza. Dumba rero uko wasinziriye
niko abandi batsinziriye niko bose. abafana muri stade bahise bahaguruka barigendera The Ben asigara arira. Muyoboke yikubita hasi niba bari Muyoboke mugire bazana Muyoboke ari muri ntuza. However much, which does now mean ko ibyo murimo muravuga byose nshobora no kubyemera. Nshobora kuvuga ati yego abafana ba Bruce Melody basakuje. Abafana ntabwo bashobora gusakuza urimo uraririmba nabi. Abafana ntabwo bashobora gushira amaboko hejuru, byari nabivuze. Ntabwo bashobora gushira amaboko hejuru. Abafana ntabwo bashobora kugufana, ntabwo bashobora kugushigikira urimo urakora ibintu bidahuye. Like nyine usubicuranga nabi. So rero Bruce Melody yari afite impamvu abafana bashobora kumukurikira, bashobora no kuvuga ati mugire gutya akagira gutya, no kuvuga ati ibingibi ninde mu kuzisubira kubera byumvikanaga neza. Ntabwo bishobora kuba byumvikana nabi ngo ubwire abafana ngo kubera bagufana cyane ngo bashire intoki. N'umufana ashobora kuvuga ati reka ntabwo nanyije gufana uyu ngo ariko sibi nibi reka barimo birimo bavuga nabi. Noneho The Ben we kubera byashobokaga ko abafana bishobora kumvikana nabi cyane Bruce Melody arangije kuva kuri stage byumvikanaga neza, noneho The Ben yaza aho bikumvikana nabi, abafana bahita bumva ko wapi nta kigenda, bahita bumva ko nta kigenda. Urumva but ikiza muri ibyo amafaranga The Ben numuza kuyatahana kwa Pamela, ibyo turabizi. Ariko by'amafaranga iyo twataye gutanga amafaranga hariya nani Dumba kuri kumwe. Iyo twagiye gutanga amafaranga hariya tuba dufite icyo twaguze. Sinzi uko unyumva. Mufite ibyo none ukuvuga ngo ahangaha ubisobanuye neza cyane. Ahubwo what we gonna do, we need our money back. Hagomba kuba petition ishaka amafaranga yacu asubiza amafaranga abafana. We need our money back. Kuko yadupfunyikiye. When you say that ngo amafaranga agiye kuyatwara kandi yadupfunyikiye ibiribiri arazana ngo excuse ngo Bruce Brown, Chris Brown sibyo nibiki. None se wakoze ibyo Chris Brown akora? Bo dufanda kugumura abaturage. Ntabwo ari kugumura abaturage. Iyo uretse gato wowe uravuga ngo amafaranga agiye kujya kwa Pamela, turabizi ko agiye kujyayo. Ariko none se how about the audience? Pamela ubu ngubu yatangiye no gufata trip indege Dubai, araba next week twari dufite gahunda yo kujya. Unyumvire Abanyarwanda. Ubu Pamela is getting ready to go to Dubai. Urugo The Ben arangije iyi ngiyi ball ahita afata Pamela bakagenda bagakubita icyumweru ngira ngo nk'ibyumwe. Uri kumva Abanyarwandakazi none muri kumva niba dushobora kutwihenuraho atya. The Ben urukuza kuri manganya ngo yazanye ngo bazanye ngo nka Chris Brown ngo Jesus akanabidefanda nta n'isoni. None Dumba amafaranga amaze kugera kwa Pamela. I have news for you. Pamela is packing luggages right now, my friends. Okay, so hejuru ya Ben kuba performingira nabi. Gakeye Pamela. Guys, reka ndyame bye Jorgis. Mbere yuko ugenda vayo hano Dumba. Uyu mumama aravuga ko nk'umujyanama wa The Ben wa hafi wari ushinzwe ibikorwa bye bya hafi. The Ben yaguze gutya akamupresenta kuri wowe. Urimo kunyumva? Akavuga ko The Ben ari amarira yaraye nk'ayingona. Twahakanye turavuga ati se ibyo nibyo. Aravuga ati kimenyi Dumba The Ben yamupresentation nk'umufatanyabikorwa we wa hafi. Muzane Dumba bivuga hari nguye ari ahangaha. Hambo Dumba ibyo nibyo The Ben uyu muntu yari umuntu we wa hafi urabicanze reka mbyivugisha. Urakoze cyane. Okay Dumba ikintu navuze navuze ku bintu bijyanye n'ukuntu The Ben yazanye abana ba nani buriya mu raperi kuri nani kuri stage. Mvuga ko biri ari ibikorwa byo kugira ngo akure amarangamutima y'abantu. Mbaho urugero yuko ibyo bintu n'ubundi na mbere tubyakorwaga kandi mu babikoraga. Wowe? Yes. Ndangije hari abantu baje hano baramburanya ngo wowe ngo se ngo bikiri biki ngo nta nubwo ngo ndavuga okay. Tuvuge ko The Ben atanzi nkuko muri kubivuga, ariko nibuka umuntu wenda waba ubizi cyangwa wenda niba byibuka umuntu witwa Dumba. Umunsi The Ben afite igitaramo muri Canada, umujyi sinshaka kuvuga ariko yari muri Ontario.
yarakumpresence muri vestiaire akubwira ko ndi mushiki we niba ubyibuka nandi kumwe n'umugabo wanjye dufata n'ifoto niba ubyibuka ngiye mfata ifoto nawe no twafashe ifoto na The Ben yamaze kukumpresenta muri vestiaire sibyo arakubwira ngo uyu ni mushiki wanjye ngo yambaye hafi ngo kuva ku munsi wa mbere yinjira muri Amerika ndabeshya ntabwo nkwibuka neza The Ben yampresence abantu benshi of course for sure ntabwo nibuka neza uwuriwe ariko n'umujyi ntabwo urimo urawuvuga hari abantu yampresence turi muri Real hari abampresence turi Ottawa hari abampresence turi muri Hamilton hari abo yampresence turi njye navuze muri Ontario ubwo umujyi ntabwo Ontario twagiye Hamilton Toronto na Ottawa ubwo mujyi Hamilton yagize gusangira n'abantu ariko ntabwo yakoze concert ariko yashoraga kumpresentire y'umuntu hari abantu yampresence aho yakoze concert ubwo yari Toronto cyangwa Ottawa ubwo ni hehe muri aho habiri ni hamwe muri aho ntabwo ushobora kuvuga ko ari abantu benshi hari abantu benshi ese umujyi urawuhishira iki cyanyobeye ntabwo ari ngombwa kuri safety yanjye ntabwo ari ngombwa ngo tumuhavuge mama rero mama hamo ntabwo nkwibuka ntabwo nza kukwibuka ntabwo nshaka kukwibuka okay nta kibazo ntunyibuka kurumva icyo narindi kuvuga nta yindi diru yindi wari urimo ndibaza nta n'ikindi kintu uza kongeraho mu gihe ntazaho aho nkuzi Godfather this is useless umukureho aveho oya reka ariko savuza hano mwahuriye it's useless man ntabwo biri useless arimo aravuga ibintu bidahuye nese ngenda menya gute ibyo arimo aravuga hano arimo arirya n'ibindi araza kubyiryamo cyangwa nabeshe hamba mwahuriye njyewe ntabwo muzi ntabwo nzaho nahuriye nayo yarari aravuga amahombo reka mbabarira nkubwira n'imyenda wari wambaye se tawa nyine gutumira n'ifoto nahafashe gutumira n'ifoto twahafatiye se watubwiye umujyi hambo nawe urantebuje suko nari nkuzi wafashe ifoto nanjye nawe urimo okay bro Godfather ishireho nshobora kukwibuka ariko otherwise ntabwo nyishyira ku karubanda arayimpa yimpe muri DM turebe okay ndayimuha ase watubwiye umujyi by'amafoto bikavamo sinumva ni ibintu birebire cyangwa komeze point ye twunyumve okay ngiye urumva icyo navugaga ntabwo nta bintu birebire icyo navugaga nuko bari barimo barampakanya ko ngewe na The Ben tutaziranye sibyo kumenya na The Ben gasi ibintu birenze abantu barabazi abantu benshi babazi Ben ntago uburyo ariko twavugaga abantu baziranye bwo boziranye nawe ushobora kubuzi kuziranye na The Ben ariko uko muziranye ndako tuzi ariko atari ko tuziranye ariko urumva icyo nandi ku point twavugagaho nuko abantu babandavuga ni okay Dumba yarahari kandi nibuka ko The Ben yamumpresence urumva ntago ashaka kumpresenta umuntu ku muntu bazanye warimo kumufasha ibintu ndi umuntu just like that urumva ibyo navugaga okay so Dumba nari nambaye bote z'umweru uranyibuka neza kuko nge twaranavuganye nawe nyuma ndavuga nti ni wowe Dumba ndi kuko ndanaguhobera reka kubesha wikwijijisha tubwire umujyi mu gihe nazaho nakubonye urumva nta ndabona ifoto sinzabona nakubonye reka tuvuge ko abantu bari benshi wenda baje bagakora nk'ibyo byose ariko ndabizi neza kubyibuka nukuri kwimana ntabwo ndimo ndakwirengagiza okay niba utabyibuka sinkurenganya ndibuza kugutuma kandi ndashaka no kukwibuka ndashaka no kukwibuka kubera ntabwo ndi umuntu uhura n'abantu nahiza nkahita mbirengagiza ntabwo ari uko nteye ese watubwiye umujyi ariko ntabwo urimo uraparticipatinga umujyi ni muri Toronto okay noneho Toronto nanone navuganye n'abantu benshi uribuka The Ben yarakumpresence arakubwira ati uyu mumama yaramfashije
kuva ku munsi wa mbere uhita uza urampobera turahoberana sawa nyine muri vestiaire inyuma kuririmba birangiye. none se sheri wanjye ko nahobeye abantu benshi ko bampobeye. Oya urumva sindi kubigushinja rega ngo ubyemere. Icyambere by the way si icyo ngicyo turimo turajya iyo conversation irimo irajya abantu bose wahobeye bari bambaye bote. Umuntu yakubwiye ko yari yambaye bote wagerageje ukiyoba. ntabwo narinde none se abantu bahobera bareba mu maguru. Impamvu wenda nakeka ko abyibuka nuko The Ben yabimubwiye ahita avuga ngo ngo riri ubona ko nyine ubaye interest y'ibyarakubwiye. Mpaka y'ibi bintu Dumba reka duce mpaka z'ibi bintu fungura nkwereke. Iki kiganiro kirimo kirajya he? Dumba mbere ufungure nkwereke mpite bicaye mpaka ifoto nayibonye mpite nyikira ufungure wawe nkwereke. Please fungura nkwereke. Turarwana niki? Reka mbereke. Fungura nkwereke. Sha ibyo byoroshye tuti bravo. Ibi byoroshye guca impaka muri ubu buryo. Umva nkubwire Hambo uranyumva? Agiye kutumanura. Uranyumva Hambo? Recharginga nkwereke. Ugiye kutumanura. Recharginga nkwereke. Ibyo byoroshye. Ni iryabe n'undi byinshi. Recharginga nkwereke wibeshe ugenda utankanzeho. Ibi bintu mwihaye reka duca impaka muri ubu buryo. Abantu muri bitangaza mutapinye nkwereke. Reka nkwereke reka duca impaka. Kimwahere mwandike mo 001. Tapinga nkwereke.